icyo nifuza kwitangazamakuru nuko mwankorera ubuvugizi cyane cyane ndasaba perezida wa Repubulika mugende mumumbwirire anshakira ahantu ho kuba mbashe kubona uko aba bana babaho. Umukuru afite imyaka 15 yavutse 2006. Umuto yafite imyaka 5. Uwaje neza Solange ni umuturage utuye mu kagari ka Rwimbogo mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Harimo kurira yo kwarika natabaza inzego zitandukanye ngabe yakurwa muri ubu buzima mu mushaririye ngo kubera yuko nyuma yuko umugabo wa mutaye mu nzu y'ubukode akaza kubura yo kwishyura bakamuta hanze, yaje gucumbikirwa n'undi muturage wo muri uyu murenge wa Nyarugunga amubwira ko ngo amuhaye akazi k'izamu ry'iyi nzu yari irimo kubakwa, ngo kubera yuko imirimo yo kubakwa yari yahagaze bitewe nuko uwayubakishaga ubushobozi bwari bumaze kubura. Ngo yaje gutungurwa nuko yaje gusohorwa muri iyi nzu ndetse akazajya ahabwa n'impapuro zimuhamagaza ku murenge wa Nyarugunga ngo zimubwira ko agomba kwishyura amafaranga y'ubukode angana n'umwaka wose ngo mu gihe amaze muri iyi nzu amezi 8. We avuga ko yari yarahawe akazi ko kuyirarira agomba guhabwa amafaranga 20,000 buri kwezi, ngo none kuri ubu ngubu akaba arimo kwirukanwa muri iyi nzu nta n'icyatana hawe. Nabaye ahangaha muri iyi nzu mubona ituzuye nyishyizwemo nk'umuzamu wo kurinda ibikoresho byari birimo, banyemera ko bazajya bampa amafaranga 20,000. Noneho nyuma basubira inyuma bajya kundega yuko ngo ngiye ngo ndimo amafaranga y'umwaka y'ubukode. None ngiye cyifuzo cya nyamukuru nuko nafashwa nkabona homba nkabona nerekezwa n'aba bana kuko nta bundi bushobozi mfite nta nukundi nanabigenza. Icyo mbona kibyihishe inyuma ngiye nta nubwo nanakimenya, gusa nitotezwa n'ihohoterwa kuko ngiye urabona ko iyi nzu ufite ubwenge ntago waza gukodesha ahangaha. Nahaje nk'umuntu hawe akazi mu gihe cyo guhembesha nkaho nagahembwe, biruka bajya kundega dore impapuro za gitifu w'akagari n'iz'umurenge ngiziriya ntabwo ari ibintu mbeshya. Urumva ubwo rero ni ibintu bigaragara. Nononge impungenge mfite nkafite impungenge nk'izuyu mwana ubona ngana gutya ko ashobora kuzagira umuntu uza akamuhohotera akaba yamwangiza. Ubona afite imyaka 15 nanjye akanyirirwa mu buyede sinirwa hano sinirwana nabo kandi ntago nabasha kubacunga kuko urabona ko ubuzima nta wabukuriramo ngo agire igitekerezo kizima. Umugabo wawe ari he? Umugabo wanjye ntawe uhari, yasiganye abana bana aragenda. Yagiye mu 2017 twabaga harajya muri Kim. Icyo nifuza kwitangazamakuru nuko mwankorera ubuvugizi cyane cyane ndasaba perezida wa Repubulika mugende mumumbwirire anshakira ahantu ho kuba mbashe kubona uko aba bana babaho. Umukuru afite imyaka 15 yavutse 2006. Umuto yafite imyaka 5. Twegereye Kiza Sabena Irena ari nawe nyiri iyi nzu yari irimo kubakwa, dore ko kugeza n'uyi saha ino nzu ikirunzemo ibikoresho byayubakaga nk'imicanga, bloke sima ndetse n'ibindi, n'imiryango akaba ari ibirangarira usibye icyumba kimwe uwaje neza n'abana be 2 baryamamo, aho kuryama nabwo ari ugukumbagara. Kiza Sabena avuga ko uyu muturage yamuhaye inzu amwemereye ko azajya amuhiye amafaranga y'ikodi 30,000 ngo ariko nabwo akaba yarishyuye amezi 20,000, bivuze ko yabonye 40,000. Naho ngo ikijyanye no kuba yaramuhaye ino nzu nk'umuzamu ibi byo bitera utwatsi. Je nitwa Kiza Sabena tuye mu murenge wa Nyarugunga akagari ka Rwimbogo umudugudu wa Rwinyana. Ikibazo nahuye nacyo arimo nubatse maze gusakara inzu nyishyizemo inzugi n'amadirisha, amafaranga arashira. Amafaranga ashize mpagaritse ibikorwa nakora kugira ngo nzabanze mbona yandi. Umufundi wanyubakiraga arambwira ati mami atwara abantu baba badashaka gutura muri turatuzu two hirya nka za Masoro, bashaka gutura nko muri Kanombe kandi badashoboye amazu ahenze, atotse nka kuzanira umuntu baba bakaguha amafaranga make y'isukari ukajya wigurira yenda nako gahunga. Nta kibazo ati kanzabazana tubashizemo ati twabashiramo amabati mu madirisha ati bakabamo tukajya gwa nk'ibihumbi 30. None igiko kugeza ubwo uzayongera ukongera ukubaka tamwe nta kibazo uzabazana. Ngiye kumva uyu mugore Solange waje neza arantelefona ari masaha yo mu gitondo ageze hari haruguru ati nitwa ararivuga
ati ntabwo nzi, ati ariko noherejwe n'akana kavuga umufundi wubakishaga inzu, ati yambwiye yuko ufite inzu ariko nini zitarangiye, ati se yarabikubwiye? Ati nta kibazo. Murangira yiraraza nsanga hano, arambwira ati ngewe nari ntuye ruguru, ati nabaga mu nzu y'ibihumbi 50, none amafaranga ati umugabo ati yarantaye, ati yibye umuriro wa WhatsApp, ati baramufunga, ati none ati inzu y'ibihumbi 50 irananira, ati kandi yagiye yibye amafaranga miliyoni 1,200 y'ikibina, nabikatane inkuri y'ikibina, ati nsigara nkora nyishura, ati bituma nkungabana mbura amafaranga, ati nubara ikibina ndimo, ati bisaba ngo banyishyure 600, ati ariko bazanyishura mu kwezi kwa 12, ati niyo mpamvu nta mafaranga mfite, ariko ndi hafi gufata y'ikibina, ati none ati nagira ngo umfashe nguha amezi 2 ngwibi 40 ninjire mu nzu, noneho nyuma y'amezi 2 nzajya nkwishura 30. Nibyo ati ubwo nyuma yo kumbura utuntu duteye imbabazi, yambwira uko umugabo mutanya abana, ko umugabo afunzwe n'iki numva nagiye mfashwe nk'umubyeyi mugenzi we. Ndamubwira nti none se 40 mbanza ndamutwara mwereka inzu, urabona uzahashobora ukaba? Ati ngiye nta kibazo rwose, ati nta kibazo. 40 mpamagara umuntu ukora umuriro, atwarira aya masinga yo kubara kugira ngo atware umuriro ageririya, ko numvaga atagomba kujya ahantu hijimye. Umuntu atwarira amasinga agerayo no kubikora dusaga 35, ndabimuhara bikora mu 40 nasigaje 5 gusa. Ubwo amezi 2 arangiye yishyuye, ubwo ariko muri ayo mezi 2 bitewe ko namwakire niba ngo ni umuntu nyine koko wagowe koko, ubwo ndamwira urabona afite abana, ndi hano ngiye nyurana ko ndi umubyeyi uri uba wenyine, ntateka nk'abana be nkabagaburira, nawe nkamaze kose kutajya ku kazi. Atariga turabona ati nabira 40 nagwaye, ati narabisabye, ati nta mafaranga mfite, ati nise umuntu wakoraga, ati nacuruzaga agataro, ati ncuruza imineke, atari ko atano Kanombe ndahatinze, ati abantu bose ndabaza, ati nahaga imineke, atari ko ati nabuze amafaranga. Nise ubu simbona abantu bacuruza agataro bakoresha amafaranga make, ati nabonaga bari bakoresha 5 10, ati rwose ati ubwo ati ahubwo nguje nanjye nasubirayo ngakora, mfata 20 ndabimuha. Bimuha yatangira kujya agenda akarangura za avoka agacuruza gutyo bigera nko mu kwezi kwa 10. Mu kwezi kwa 10 arambwa ati mami, nko mu kwezi kwa 11 ntihaga mbese biri hafi kugera mu kwa 10 nako turi mu kwa 10. Ambwa ati mami rero ati waramfashije mu 2020, atari ko atabantu bari mu kuntu imbuto nyinshi niki ibintu byinshi, ati no simfite amafaranga, ati kana ari kuzakorera amafaranga menshi, ati nawe nkakwishura, ati kandi nanjye ngasigaza igishoro, none urashaka ati nagira ngo ngurize 100. Ndambwa rero ntabwo nakuguriza 100, ndibaza umugore ntazi waje ngo arakodesheje akaba nta n'amafaranga mpa, none akarenge ari gusaba igishoro bimeze gute. Ngeze ndamubwira noke reka ngwe 80, none twongera nabi bya bindi 20,100, none sinzi ubwenge bwaje ntitwandikirane. Ati sawa ntitwandikirane, niba uzayame mu kwezi kwa 10 niho nzajya gusura abana nzanyakine. Ati sawa ndayamuha. Arakora amafaranga ngiye kujya muri Uganda mu kwezi kwa 12, arayanze na kutaki 23 1,100 niba ari uko twandikiranye sinzi, arayama. Amaze kuyama ndamubwira ndi rwose urakoze, ahubwo n'igipapuro cy'amasezerano ngiye nzagishaka nuko mwaje ntabwo nari kukibereka. Arayama, amaze kuyama ndagenda nigira isafari. Ngarutse mu kwa mbere arambwa ati mami ati nimisi kwa kunugara n'uzi misi bikuru yagiye gute, ati misi bikuru atereka, ati nta kigenda, ati burya atari umuntu wambaye ya mafaranga, ati ndayagwana ngakugwemukira, ati cya kibina nise amafaranga y'ikibina ntago wayafashe, ati ntago twafashe, ati umugore wagomba kuyaduha, ati yavuye kuyakora muri banki, ati baramugonga, atarangiza ajya Kanombe mu bitaro, ati rero ati dutegereze ngo azave mu bitaro, ati naho nzaguhana yawe y'ubukode. Ubwo
abarandagiye ntegereje ngo umugore azava mu bitaro Kanombe ngo niho bazabaha amafaranga ndategereza bigeze nko mu kwa kabiri ese ubu umugore ntiyava mu bitaro ati ntiyavamo atahubwo atari na mukuru wanjye uvuye muri Canada tuwarongowe ati bamukoye miliyoni 3 ati zo miliyoni 3 ati barashaka kuzitugabanya ati tuvukana turi batatu buri muntu akabona imwe ati none mami ati zo miliyoni bazampa iyo miliyoni ati mbese nzabona mbere kuri ayo nayo ati niyo nzakwishura nta kibazo nkomeza ntegereje ndategereza akomeza nshiraho ariko ubwo abantu bo hanze bamuzi nge ntabwo nari muzi bakanga batura umugore ngo azanye iwawe wizaniye shitani ntajya yishura inzu bati naho yavuye polisi yabanje kumujugunya hanze bati rero ahora agenda avuga ko iwawe atazahishura ko ari mu mwobo ko ari mu bitaka ati tukamubwira se ni mu mwobo ni mu bitaka ibitaka ni ibya nyirabyo guca utabimusubiza ati ngewe hariya ntabwo nzahava ariko nta nubwo nzahishura abantu bakaza bakabimbwira nkumva ntibishoboka hasi umuntu yakwanga kuva mu nzu itari yavuga ko wamuhaye inzu ari ukuyirinda ari izamutse ntabyo nari kuyimana muzi nta muzamu nari nkeneye nkubwiye ko namuzanywe n'umufundi wamuzaniye arahari ari bubabwira uburyo yamuzanye namuhamagaye none kugeza kuri uyu munsi wa none aravuga ko ashaririwe n'imibereho unabibonye n'ijisho mugana ubona ashaririwe n'imibereho ku cyifuzo cyanyu ikihe ku cyifuzo cye n'abana ngo hakurikira iki azagenda abanje kwishyura ikode niribura ubwo azagenda decisions ngiye uko mbibona bya bivuga ngo ashaririwe n'imibereho ntabwo ari ko bimeze nukubyikora kuko we arashaka ngo leta imuhe inzu y'ubuntu nicyo kintu akurikije nicyo ashakisha ariko ntabwo ari uvuga ngo ni imibereho kuko impamvu atari imibereho umukuru w'umudugudu arambwira ati genda ushaka inzu ijyanye n'ubushobozi washobora tuyikwishyurire tukwimure tuzane imodoka tukwimure tuyikwishyuriye tukugeze aho hantu none nyuma ayo mezi tuzakwishyura nashirayo uzaba ushoboye kwikomereza aranga turagenda binaniranye mu mudugudu ampimbara tujya ku kagari arambwa ati jya kugura turi mugore ntabwo ashobotse sinzi ikintu ashaka tujya ku kagari nabwo bamubwira gutyo bamubwira ati genda ushaka inzu kugira ngo uyu mukecuru umuhe amahoro iwe ntabwo wakwanga kuva mu nzu y'umuntu genda ushaka inzu tuyikwishyurire tuzaze tukwimure tugutwaye tukugezeyo ahasigaye amezi tuzakwishyura narangira uzaba ushoboye kwikomereza nabwo aranga nuzi ubwo wangura gute ko imibereho y'umushaririye leta igerageza kugira ngo imufashe akanga akavuga ati sinzava hariya urimo kumwishyuza amafaranga angahe ndamwishyuza ubu ngubu agejeje umwaka yishyuye amezi 2 gusa nkubwiye 40 namushyiriyemo umurongo asigazaho 5 gusa umuriro mwaje kukata ariko ntaca nyine nawe ukase ari uko nyine tugiranye ibibazo avuga ngo yaranyishyura atarigeze anyishyura n'igikeri acyanyira ubusa amazi avomera ubusa ndabikata nusane namwe nizana amafaranga nyishura ukwezi kumwe yibura nyaguremo umuriro ngushirireho atekada byose ashaka iby'ubuntu ariko amakuru naje kumenya ngo aho yabaye hose ntajya yishyura inzu niko abayo n'ubwesiko nawe urasaba kurengana nkagirasa kurengana kuko reba urabona nagombaga kugira kuvugura ibikorwa byo kubaka yaranze inzu niyo bakarabiramo niyo bitumamo niyo kugira ngo mbese ngira icyo mvuga ambonereho ariko ngaceceka mba ndi hano ndi kuri kini ya urinzi simvuga sinkoma ngewe tugeze mu buyobozi kwera ibigambo nkimuhinzi ibigambo yashutse agaragaza ko ari umuntu w'umukene umeze nabi nihutira kuma haba ntitaye ngo dukore amasezerano none ko tutakoze amasezerano arabyifashisha kugira ngo hakane ko anyishyura ko abona nta kintu nagaragaza ko anyishyura none mu buyobozi ngenda babwira nti noneho ndabona icyo afite ubwo ko ari amafaranga kugira ngo atanyishyura nabyihorere ayo mafaranga yatwara yashakisha ahandi njyamo inzu yanjye nikorera ibikorwa byanjye rero ku bwanjye narambwiye ko nta amafaranga yihorere ariko ansubize ibyanjye nshobora kwikorera ibikorwa byanjye ku ruhande rwe wowe uravuga uti amafaranga y'ikode nayihorere yigendere nkora ibikorwa byanjye nawe akavuga ati nyamuneka naje muri iyi nzu ari akazi k'izamu amafaranga nakabaye mpabwa ari 2020 mu kwezi ariko sinyabona we avuga ko ari ikode ari izamu warishyuza izamu wowe ukishyuza ikode
ahangaha biraza kugenda bite? Ikiza kubagaragariza ko atari izamu, ngize amahirwe umuntu wamunzaniye arahari, yaje arabibasobanura neza. Ubwo muri bavana umenye ko yatsa akazi k'izamu cyangwa koko ko ari inzu yaje ajama yasaba ko ariyo gukodesha. Uwubakishaga iyi nzu nawe ashimangira ko Solange yahawe iyi nzu nkuje kuyibamo mu bukode, ngo kuko yari yabuze ahandi ho kuba akabona ko hano hakwiriye kuba yahatura. Ntabwo yaje ari umuzamu se yashakaga umuzamu w'umudamu. Aba basore bari muri karitsiye bose bashaka ubuzamu, mama ashaka umuzamu w'iki? Nta muzamu ugezamo, yaje yishyura nk'umupangayi. Uwaje neza Solange avuga ko buno buzima bumushaririye kandi ababajwe n'ubu buzima bayeho, ngo mu gihe yegera n'ubuyobozi ngo bukamutera utwatsi bukavuga ko yakagombye kugana farije, ngo dore ko ari n'umugenerwabikorwa wa farije. nta muntu utazi ikibazo cyawe, ko wabona nagiye mbandikira inzandiko mbasaba ubufasha ariko ntabwo nabashije kubona n'uwabashije kunyakira ngo tuvugane. Yarambwiye ngo ibibazo byanjye ngo nzabijyane muri farije. Ni gitifu w'akagari. Yarambwiye ngo ibibazo byanjye nzabijyane muri farije, ngo ni umugenerwabikorwa wa farije. Umurongo wa telefone twahamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugunga kuri iki kibazo. Inshuro zose twamuhamagaye ntiyafata telefone ngendanwa, tunamuha ubutumwa bugufi ntiyabusubiza. Icyatumye duhamagara ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro nabwo bwanga kutwitaba. Ushinzwe itangazamakuru muri aka karere nyuma za kuduhamagara tubwira ko umuyobozi w'aka karere ayoboye inama atabasha kwitaba, adusaba ibyo dushaka kumubaza turabimumenyesha. Kuva icyo gihe kugezana n'iyi saha ubwo twatunganyaga iyi nkuru, ubuyobozi bw'aka karere bwari butaragira icyo budusubiza kuri iki kibazo. Uyu muturage agaragaje ibi mu gihe abaturage mu turere dutandukanye badahwema kuvuga ko ngo abafite ubushobozi buke batuzwa, nyamara ugasanga hari abandi baturage bakibayeho mu buzima bubashaririye. Ukibaza igihe kino kibazo cy'imibereho mibi ya bamwe mu baturage kizakirirwaho umutemeri bikakuyobera. BTN TV mu murenge wa Nyarugunga wo mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi.